hanyuma rero kuwa kabiri bazindukiye mu kazi iminsi 3 y'ikiruhuko kongeraho n'undi wa kane bagomba gutangira muri declassage niyo ngiyo ubwo rero bakaba baritegura super coupe ari ingingo bararyoshya abahungu bafite amafaranga umunsi ejo bongeye mu defenseri yego Watara bongeye mu defenseri two Watara ubu ngo buri kipe igomba kufite umuntu Watara azajya ahanganye na Watara Watara azajya afata Watara bizajya babikomeye cyane ko n'abanyaruki misiyo ko n'abanyarumwana umwe Watara umwe n'umuyivuari undi n'umuburukinabe yego aho ni wita utinyira ahubwo igisiga no kuzana Togo mu defense ni nko kumva ngo Bizimana Togo ikana Togo mu defense ahubwo yasharirese Togo mu defense yasharira uzajya uhangana na Togo ariko byari bikenewe ko twarabivuze yuko bakeneye umwaksiyari uzaza aje gufasha cyane ariko nge nabonaga Rayon Sport idakeneye umwaksiyari w'umunyamahanga oya ahubwo ngiyewe ntabwo uzi ikintu nari nkeneye rega bita bituma nari nkeneye kubona akaboko kari ingingo mu kuzamura urwego rwa Matumona na Didier bakaba bakwegera Sharire cyetse niba Wataraje cyetse niba Sharire ako kigeri Matumona zana twavuze ngo ni tumuzi oya Matumona ngenda muzi twavuze duti ntabwo ari umukinnyi ukwiye kujya muri Rayon mwiza wa Rayon ahubwo ikibazo nuko ikibazo kiri interine Matumona n'umukinnyi w'umutoza kandi umutoza ahantu uburyo harimo ntabwo ari muri position yo kuburanya abantu Matumona abayobozi nyuma y'imyitozo ibiri Rayon Sport itangiye gutekereza gufata defense match ya mbere yakinye match ya mbere neza nyine ni ya kabiri bakoze rotation birangira umukinnyi bakoze rotation Didier ari umukinnyi wa fitinga na Shari uziko Didier yaje agakora amabara ariko bakaba batatekereza gusubiza Matumona ahubwo nuko afite ibintu bijya kumera nk'ibyasharire bose bashaka kwitwara nk'abayobozi kandi n'ibikundi niyo mpamvu na defense y'abayobozi babiri baho kandi ikibazo nuriya Watara nabonye nawe ameze nk'umuyobozi ubwo bivuze ngo Shari Supra arajya yiyangaje rero cyabose bajye bayoboza arinja mu mangaje muko byagenda kose oya Watara niwe nabonye w'igisore ariko nabonye igisore Watara ahubwo bizajya byoroha ahubwo azayishakamo muri dere bitebye muri dere agomba kuba uri pose ushaka kuridinga defense we wiyangaje cyane ese banuza bigenza gate Rio Ferdinand na Vidic ayisigarana ntiyabaga ari utsatura kandi ari kapiteni ari nawe uyoboye ari utanga umwanya Smalling yiturira ameze neza niyo mpamvu batanakuze ntabwo wakuzwa n'umudefenseur usatura wakuzwa na Ferdinand ntibishoboka oya wakuzwa na Ferdinand aho uyangu ukuzwe na Vidic Vidic yagukuza iki kaba yagiye nawe yabaga yanyanyagiye uziko ari sezo Vidic bina gatandatu na karindwi niwe wabaye umukinnyi wa sezo oya muri Premier League yabikoze kabiri yabaye umukinnyi wa sezo inshuro ebyiri muri Premier League yabaye umukinnyi wa sezo 2009 na 2010 sezo ebyiri zikurikiranye hamwe Chelsea yatwaye igikombe 2008 ya Ronaldo 2009 iba ya Vidic United ipigwa League finale ya Vidic 2010 irongera niba atari 2011 irongera hacamo umwaka umwe wa Chelsea barongera umukinnyi mwiza wa sezo barongera baramuhereza so ubwo rero aba defenseurs urumva ko muri Rayon Sport babujuje ngo akeneye kongera mu mediateur umwe nawe mbona abaye cyane none Rayon Sport iri kubakira Rwanda Premier League abakinnyi ba Rwanda Premier League barari ba Didier ba Christian barahara ba Rwanda Premier League barari ariko nibyo aba matsinda rero nibo barimo barashaka ibyo nibyo aba Rwanda Premier League baruzuye cyane oya n'aba Didier bazanywa nyine ba Didier bose hari Didier Ndayishimiye na Didier Inshuti aba bose barari nta mukinnyi Rayon Sport ushobora kwarinya defense ya Kanyarwanda Mediane Kanyarwanda attack ugashyamo Kanyarwanda kahita bamanuka oya ndavuga nyine ushobora kuyarinya kwibaza urwego abakinnyi batarabatayari abanyarwanda bose ntabwo baba batayari ubu currently ubu yari itatu wa itatu nta muntu uri kumuvuga oya muhoza nawe nta muntu umuvuga oya vacance no sibyo ndikukubwira currently ndivuga currently shuni ndege nabaje bitwa karabana bamaze kuzamura urwego ko bageze muri Rayon bivuze ngo iyo wambaye mwenda w'ubururu n'umweru nta mwana uba ukikurimo nawe abantu bakujanjinga ku bikorwa kuko iri umwana ukina iby'abana cyane nibyo byatumye abantu ba Pascal
badakura kwa kuba bavuga ngo uri umwana mu bagabo ariko rero Muhoza araje munganya imyaka oya Pascal ni mukuru kurusha Muhoza ariko arimo arakora ibintu utigize ukora imyaka 3 muri iyo sport kuva bakuzamura abapashi yawo so ubwo rero imyitozo ye yatangiye mu Nzove nako Igicumbi bari gutegura umukino wa gishuti barateganya umukino umwe na Gasogi barateganya umukino umwe na Gasogi ariko umukino wa Rimereke nguri akantu bashaka kuzabanza ngo gutembereza umukino wa Rimereke no kwerekana igikombe ariko barapanga umukino na Gasogi hanyuma bakabona kwinjira muri mambo za Super Cup numvaga Rayon Sport yagakwiye kuba yikinira n'izi kipe ziri ku rwego rwayo cyane gusa oya terana za Rimereke terana za mu Rwanda niyo ziri zamo igiye kwisubirayo nire yagakwiye gutera match na za zino za United na za Barca na za Real zirabanza zigahura n'udukipe tworoshye zikajya kuri ya makipa ko zikagenda zizamuka muri makipa akomeye none zamara kuvamo zigahita zijya gukina match za nyuma cyane zo kuzamura confidence cyane ntago bagomba kubura nk'umukino wa championnat nubanga w'ikipe bazakina yo mu Bwongereza niyo yaba ari umwe cyangwa ibi ari nabyo United ejo izakora kuri Leeds ikazasoreza kuri Milan AC yego ako Milan merewe nabi impamvu bari gukina match zo hanze cyane Milan merewe nabi oya ariko ni kuri muri matangira abantu baba batari imikino muri bazagira season nziza muri aya makipe azikuyazamura inde wagiye kuri junior ya kabiri habaye iki nta wagiye kuri junior ya kabiri wowe muri vacation junior ya kabiri yaragiye yapizwe 5 n'ikipe y'imyaka 20 yo muri Nuza uvuga muri Brazil uvuga ngo nikatanya teni haga aya nago oya Ruben Amorim ariko Amorim we ni philosophy abakinyi baba batarayumva mu mazi sibyo ikora mu yego uzamubona Amorim ngenda muguhaye akugira ngo uje president nziza ni ikipe nini kurya unashita izina rikakomeza rikakurwana umuntu uri kugira nuzambi rero n'umuntu bita Alonso ari kujya muri nta kipe nimwe nziratsinda ejo bundi atsinze AC Milan ibitego 3 ngiye kimusaba none yasanganya nande na ikipe muri Malaysia none ariko ira kipe mbere yuko kipe yatwara ikipe muri Malaysia ikipe muri Malaysia no atsinze na Zambia yashizemo ikipe ya kabiri unbeaten nawe yo muri unbeaten yo muri Malaysia twagiye no City ntabwo abonye byabaye City zo yabanje gukina Inter ibyaro se sivyo ibyaro ni ibyo ngibyo ifaranga bariryamya abakinyi bararyoshye bameze neza miliyoni zikabakabijana babonye bararyoshye pe ijana se barazigeramo harimo igikombe cya 42 niza baterankunga harimo umuterankunga w'abana hafi 30 no subwo ngubwo ibintu birebire fata amazaba bari abasaza bose 25 bazibura nago bazibura kandi ari watanze Kenze aravuga ati ngiye Kenze nzikizeho yego ijana nago ziri muvunyi yewe ati ngiye Kenze ndazemeye yaremeye Kenze se cyangwa ahubwo ubuyobozi nibwo bwabemereye 15 abakinyi yanyujije mu buyobozi zikatajya nyine abakinya ikipe yo ngewe nyanyujije ikipe se hagaze kuki kagaze kuri banki kandi banki taradebloka uri kumva ariko imeze neza bahembwe muri aya yose oya barahembwe banabahana yani babahembwe banki se banki yakuyewe amatranuze yaraje banki yarahembye oya yarahembye fast abakinyi guhembwa pana recruitment nago ziraza uretse ifaranga rimanuke zaje ruti zimenemo iyi murera barimo baricakacakamo bari kucurika imifuka oya ikipe imeze neza ifite n'amafaranga ariko umunsi ifaranga ryamanutse rirahari rega n'ubu cyakoze rirahari ifaranga rirahari ubundi ritangira mu mutwe ubundi mu mutwe uri kurishaka ukaribura nta hantu na hamwe waribona menya ko na physically nta hantu warikura ariko iyo uribona uvuga uti ngiri ukabatanga hatwizeye byanga bikunda abona no kuntu bidefanda ubwo rero tujye muri EPR rega nari ingingo ko dusoza muri Rayon dusoze muri Rayon Sport rero ikeneye irongeramo undi muntu n'umwataka ngirongeramo buryana cyane ipe kirabanyira abazungu gusara abazungu bazanye abazungu aba nibo bazungu ba OG bazanye abazungu birahomba aba nibo bazungu ba OG
Kigali Patrick ikipe ya APR yamaze kwandika wamumenye oya nzi ko bamushaka gusa okay sawa Select ifunga none ubwo ifunga no gushyira umwataka ubwo tujye muri APR yamaze kwandika biri official irishusha baru ubundi biba byaciye mu nyamakuru bayo oya inkurimaze cyumweru mu banyamakuru ba APR abanyamakuru bakurikiranira hafi kandi si buri wese ukurikirana hafi amakuru yagusa nyine utazagenda gutosha ariko inkuru mwamenye tazafata umupira muri silipa tazafatira umupira uri umudefansi silipa de reparation umudefanseri wanyu si buri wese nagarikira uba hafi ya APR abanyamakuru rero baba hafi ya APR bakurikirana amakuru hafi ya APR barabanje baravuga bati APR ntabwo izakina imikino ya Super Coupe twe na authentic turavuga duti tugomba kubanza gucukumbura tukamenya ibyari kamenya fununu cyane tugicukumbura uwo bita Tarebu ati twaranditse breaking news ukiri aho ngaho yego umutoza wa Al Hilal ageze i Kigali byari biteganyijwe ko ari bugere i Kigali no munsi masaa 7:45 ahubwo yatinzeho ubwo leta ajyana n'ikipe zo k'ikipe nayo akaba amaze kugera i Kigali ikipe sabwira mu Rwanda yari mu Rwanda iracyahari Leta bamanuka rega za nuza bagiye gukina imikino ya nuza ahubwo nabonye bagiye gukina agasemi tournament muri Guinea kandi nabonye ngo yaravuyeyo nyine ngo yarabyanze iyo bita urebe bisubitse niyo makuru yarahari urebe neza baramanuka reka si hose ameze nko mu Rwanda baramanuka kari gutanga ryara oya bashaka kuba batajyayo ahubwo ariko bagiye kuva mu Rwanda baragiye guca Kenya bagiye guca Kenya bashaka gukomereza n'ahandi bamwita ubwo ikaze naze nawe miriwe y'Inyarugenge ajya amenya ko Inyarugenge bitoroshye Nyarugenge rero injire ariko kuyisohoka biba bikomeye Rutsiro ura na Rutsiro Laurent yabashije kwimanage ariko Laurent yarafite ikipe n'umutoza nituvuga abatoza Laurent yose yarafite ikipe nziza yarazi no gutoza abona amakuru namenye ngo nuko banabwiye Bukasanga gume hafi oya Bukasa sesa hari n'uwo arabyanga oya kandi yarasinye nk'umutoza w'ikipe ya kabiri arashaka se kujya muri Sudan yavuze ngo arashaka kujya muri Sudan ikipe afata nka akavamo nese yagiye gusinyira icyo ajya gusinya ubundi twabonye muri Sekafa urwego rwe yitwaye oya kwitwararira muri Sekafa izi kipe zifata nka kipe zasigara muri Sudan yayibyimba niyo yasinye najye gutoza muri Sudani Kigali Patrick APR rero ugikomeza rero uvuga uti abantu muri Ferwa Fabiri Dekara aravuga bati iyo baruwa ntabwo yigeze itugeraho ariko ku mugoroba federation n'undi yongeye kwemeza ko ku mugoroba ku isaha mu masaa 11 babonye email ivuye muri APR mu bunyamabanga bwa APR ivuga ko twe na APR Football Club ntabwo rwose turabamenyesha sangahe mu masaa 11 y'umugoroba na 39 bati ntabwo tuzakina Super Coupe kubera ko mutakurikije amategeko ndetse n'inge si amategeko kubera ko mutakurikije ingengabihe uko ntabwo bavuga ko ntibakurikije amategeko kandi aribo bakora amategeko kuko mutakurikije ingengabihe tusanzwe tugenderaho Kigali Patrick biri confirmed ko ikipe ya APR itazakina Super Coupe ngewe ikosa rya mbere ariko rya mbere narishyira kuri Rayon Rayon Sports imite kandi tuganiriza nabi Rayon oya ngo tuganiriza Rayon iri mu bihe byiza okay banza utange nuza yawe Rayon iri mu bihe byiza buri gihe APR yasuna ruguru hazamo Sambarati ubwo nge mpereye nawe uranduranye mpereye kuri habari none se uri umwe mu bavuga ko APR yatinye Rayon nawe rero so gutinya ahubwo Rayon iyo imeze neza igaragaza ibitagenda muri APR kuko muri APR hamaze igihe kinini cyane kigera nko ku mwaka n'igice cyangwa imyaka 2 harimo crise administrative yego kubera akazi kenshi ariko bigahishwa nuko iyi kipe
nta muntu challenginga ngo yitware ibikombe, nta muntu challenginga nta muntu uzana vandarateri ngo ahuwe umurizo, nta vandarateri icaho ngo tubone ya mababa avuye ukuntu twite tubona wese twite tubona wese. Uri kumva rero Rayon Sport na Al Hilal zisa nkaho muri no myaka cyase mu no mwaka zibaye nka vandarateri nka wa muyaga wa Serwakira, ubu unyuze nko ku nkoko gutyo ugahita ubona ububaba bwose wise bwegera cyane, ugahita ubona ko nta kindi kintu kihibereye cyane uretse amababa yagurutse, nta kindi n'inyama gusa zibereye, nta kagufa kari. APR ntabwo tuyizi kenshi ko si ubwa mbere bibaye wenda yatemtinga kuva mu irushanwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yigize nabikora ko nabwo mu mpamvu zijya gusa n'izi ngizi. Aida muri Ferwafa harimo umuntu bajya nko kutumvikana, hari ibimenyetso bajya bagaragaza, cyangwa se administration y'umupira irasa nkaho iri kugenda against y'ibyifuzo bya APR. Yego, APR yagiye yikomanga cyane imyanzuro ya Ferwafa. N'ubwa mbere twaje tubona APR y'amabaruwa byageze ijya APR simbura Muhanga rwose kwandika. Rega byatangiye season atambutse avuga iby'ibikombe bibiri. Oya reka iby'ibikombe nyine RS zishize yerekana abasifuzi ngo bayibye. Yego, hari ibyabaga biri byo n'ibyabaga bitari byo. Oya ahubwo yo ntabwo yerekanaga ko bibiye bayibiye. Kuko zamukura zaratakaga, nazo zaratakaga, bakavuga ati abasifuzi natwe uyu munsi abasifuzi ibintu byatubayeho n'ibingi cyane. Kandi mu bundi APR yajyaga irucikarumira, ukabizi ko umwenda usa nabi baza kufurira mu gikari, ibintu bikarangira ari niho twatangiye ku intege nke cyangwa z'ubuyobozi bwa APR. Uyu munsi kuba bigeze ahantu Ferwafa binyuze muri Rwanda Premier League isaba abanyamuryango bayo gukinisha ngo rya Super Coupe ariko bifashishije amakipe ane kugira ngo mu nyungu z'ubucuruzi ntabwo twatinya kubivuga, kugira ngo iyo Ferwafa ikomeze kuko amarushanwa uko abaye menshi, competition uko abaye nini, ni kireme ry'umupira w'amaguru izamuka. Ko ntabwo ireme ry'umupira w'amaguru izamuka nta competition. Ikipe yacungaga ku mikino 30 ya shampiyona n'itanu y'igikombe cy'amahoro, babizi ko baheraga muri kimwe cya kane na kimwe cya kabiri na n'umukino umwe wa finale bikaba birabaye. Ariko uyu munsi urimo urarangiza sezo uri mu mikino 45 kuzamura, bivuze ngo nibura na ya kipe noye iraba ifite impamvu yo ngo uno mukinnyi tumuhembye amafaranga yakoreye. Yego, APR muri Rwanda Premier League Board ni umumambure wa board cyane, ndavuga muri administration uko bose bari muri Rwanda Premier League, ariko ya body y'abayobozi APR ndumva ifitemo umufitemo ariko nawe ukirimo muri Ferwafa se wari yari afande Deo ni usikari byo, ariko umwanya sport y'ikipe yo ihoramo, sport y'ikipe ihoramo, bivuze ngo nta kintu cyajya gufatirwa hari yabatabanje kuba consider. Byo ngibyo natandukanye. Oya ndavuga imyanzuro y'inyuma. Erega burya no se Ferwafa yari yanonsa ngivuge ngo na amakipe ane Sizari speculation ngo twege tuzakora Super Coupe na amakipe ane, APR gati yakana n'ubundi atazaho statement. APR yakanye Ferwafa yaramaze kwidekarara, yaramaze no gushyiraho fixtures, yari tari dekarara. Oya yaramaze no gushyiraho fixtures uburyo amakipe azanakina, yari tari dekarakira uze kureba neza abwita itangatanga kugira ngo baze Ferwafa yari yanashyizeho fixtures z'uko amakipe azakina, ariko abikoze amakipe atabizi. Ibyo ngibyo ntabwo yibonye ku banyamakuru. Nibyo ariko APR grafike ya Ferwafa nakwereka amatariki, nyereka grafike ya Ferwafa, yego ndabikwereka amatariki, grafike ya Ferwafa bivuga cyane. Aya nabi hari iyi forma y'amakipe ane yatangiye kuvugwa mbere mu yaravuzwe muri media nyuma yo kuvuga nyuma yari maze kurya bitanu byose reka nkwereke APR ntiyatangiye kurekarama bino bintu, ariko Rayon Sport imaze kwerekana ko ikomeye muri nuza. Ahubwo nyine wahera kuri icyo ngicyo, wahera kuri icyo ngicyo ibyavuzwe mbere, wahera kuri icyo ngicyo. Ferwafa ibyo by'amakipe ane byatangiye kuvugwa mbere, APR kicecekera kinumira, yabona murere igenda cyane tukazatubaho ahantu ntabwo tugomba kwipima. No dushobora no kutanagera finale. Kumbwira ko Rayon iyo polisi uzatana Kiyovu, kumbwira ko Rayon itaza gukora no Sekaviza gukubitwa, yari kwemera gukina no forma y'amakipe. Hari amahirwe menshi
yari kubyemera hari amahirwe menshi ukurikije ukurikije icyo apana ntabwo turi mu ofisi reka nkubwire izira tujye tuvugisha imyanzuro APR ifata yose yifata kubera Rayon Sport justement nicyo naho uvuga Rayon Sport imyanzuro yose ifata kubera APR cyane turabizi impinduka nyinshi ziba ku ikipe imwe zigendera ku influence y'indiki cyane rwose rero ikintu kiri aha ngaha ni uko APR mu misesengurire bo bavuga yuko Ferwafa yabapangiye nabi cyangwa se yapanze ino gahunda itayiteguje yego itanayimenyesheje ngo ibwiye ngo amakipe nane ni gutyo kungo ariko Boni Mugabe SG yavuze ko babamenyesheje mbere yuko banofficializa gahunda zabo APR avuga ati ngo nabaruwe yabonye oya ibara ntabwo bayanga ahubwo bicyo banga nuko ibyo bintu byafatiwe kuko ntabwo Ferwafa yababwiye ngo yaranabivuze oya federation yanavuze ati icyo mutumva nugukina oya icyo mutumva mutubwire yabamenyesheje uko forma ije ari nshyashya yego isigamo no kuvuga icyo mudasobanukiye mutubaze ikibazo nibaza niki kuki Ferwafa itayimenyesheje season yatambutse yuko Super Cup niwe ntago ari ngombwa season yatambutse kugira ngo amakipe amenye bya sirushanwa rya penalty irushanwa rya federation season ya mbere APR iravuga ati twe tuzi ko tuzakina Rayon Sport tuzi ko tuzakina amakipe nibyo bazi nibyo APR kuvuga nubwo Ferwafa iriho iruzuza umwaka ubariye ku mezi ntabwo barayuzuza ntabwo ari 11 rwose ntabwo aruzuza umwaka bari mu nshingano kwa 11 batoye mu kwa 8 mu matariki yanyu nibyo batoye mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa 8 kuko numva SGO yaraje mu kwa 11 ahubwo noneho urumva nibwo barimo barajya mu mwaka bari kuza umwaka bari muri office bivuga ngo hari impinduka bagomba aba bagabo bari mu kazi integrating yego si byose cyane hari impinduka bagomba gukora mu miyoborere mu mipangire y'amarushanwa mu arbitrage mu bintu byose rero icyo APR itumva nukuba ini bintu ari ubwa mbere bibonye yego ariko ntabwo agakwiye kuba yishyira muri position yo kwanga kubikiniramo kandi andi makipe nayo agiye kubikiniramo kandi ari ubwa mbere kuko icyo kibazo nakumva gifite ubwayo yonyine igisange n'andi makipe andi makipe byemera APR ikabyanga ikintu kiza kuri APR yagakwiye kuyifata nka pre-season ikayifasha kwitegura champion ibyo rero wari kuvuga umupira kandi ntabwo impamvu yaba ari umupira wari kuvuga umupira twe turi kuvuga iyo bita kinyamupira mwemera yuko ninde uri mukuru muri kwemera kandi uri mukuru oya umupira n'ubwo kujya mukuru iteye ko umupira uri mukuru ariko n'abafana ba peri banahamagaye karinjyango ntabwo abafana ba peri ntabwo byagakwiye ko ikipe nka peri ikura mu ishami ikibazo na Ferwafa icyo kirahari bafite ikibazo gikomeye indahiro gishobora kuba kirimo kirahari cyane kuko nta kuntu ariko simbona Ferwafa ifitanye ikibazo na APR ahubwo wenda nabona APR itishimira imyanzuro Ferwafa igira bikaba byabyara ko APR yagira ikibazo kuri Ferwafa ariko uvuze ko bafitanye ikibazo bavuga ko zose wavuze ko harimo ikibazo cyangwa se barakomanye ikintu cya mbere nabonye ni kimwe iyo Rayon Sport imeze neza ntabwo burasambaratika muri APR iyo APR imeze neza imeze kubimanaginga APR imeze neza muri iyo imeze bita abayobozi ntabwo babashoboye n'abayobozi turibwa hano APR gusa nose Kiyovu APR imeze neza ikipe yose igerageje kumera neza muri APR habamo ikintu habamo sambaratika bakora inama babakeba niko bimera nose nk'uyu munsi Yanga Simba abafana bari kuvuga bati mwirukane buri muntu wese uri muri wambaye buriya mwenda mwongere mugura abandi bakinnyi bashyashya cyane kuko nta kintu dufite n'abayobozi Selemani Mwari aka kanya ubu tuvugana umukinnyi mushya wa Yanga kandi ari umukinnyi wa Simba bari baramugurishije muri Wydad yongera mubatiza byuko ko Selemani yakinnye igikombe cy'isi cy'amakrebe cyane rwose Wydad barongera baramutiza bimaze kwanga none Selemani Mwari ubu abaye umukinnyi wa Yanga kuwa gatandatu mbere ya Simba Day yari yakoze video avuga ngo ngiye ngo ndi umukinnyi yambaye na jezi ya Simba avuga ngo ndaza vuba
none kuwa mbere kuwa kabiri asinye muri Yanga bivuze ngo amakipe y'abakeba ahora hanganye uko byagenda kose yaba ku isoko umwanzuro Kigeli Patrick dusi umwanzuro wa APR nani ni ikipe nkuru ubundi APR ni yagakwiye kubitanga kadanse mu mupira w'amaguru mu Rwanda structure uburyo ikipe bakitse nubwo bitanameze neza cyane byose ariko niba urebye yagakwiye ko ari utanga urugero ni nayo rusanzwe rutanga equipe Club Giant hano mu Rwanda ni nayo rutanga yagakwiye kuba rero idakangwa no ngo formije icya bimeze bitya uko byabije kose turabikina gutyo wakoze cyane Kigeli Patrick